Bene data bakristo bavandimwe, aho muri hose turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi tubaha ikaze muri uyu mwanya mu kiganiro cyangwa se muri uyu mwanya w'ubutumwa kuri uyu munsi wa gatatu ni icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa kane. Tubifurije ukwezi kwiza kwa kane, mu kwezi abakristo bagiramo na Pasika, umunsi mukuru wa Pasika. Nubwo utari bujye kuri Pasika ariko tubifurije Pasika nziza, Imana izabane namwe. Ikindi nkaba nagira ngo mbasuhuze nyine muherereye hose, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari muri Uganda, abari Tanzania ndetse na Kenya bashobora kumva ururimi tuvuga. Imana ibahe umugisha. Turasuza kandi inshuti zacu ziri muri Zambia, dufite inshuti muri Mozambique, dufite inshuti zikurikirana amajyaruguru ya Afurika, Namibia n'ahandi mu majyaruguru ya Afurika, dufite inshuti hakurya mu Burayi, dufite inshuti mu Bubiligi zidukurikirana cyane. Imana ibahe umugisha. Dufite inshuti muri Amerika, dufite inshuti muri Australia. Mwese tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Twihuse rero turagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 33 ku murongo wa 15 na 17. Aravuga ngo Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekana yuko nje n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki? Si ukujyana natwe bigatuma nje n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'andi mahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Imana ibahe umugisha. Ni ijambo ngira ngo tuganireho. Nagerageje kwishakira umutwe w'amagambo uvuga ngo ni ukubaka ubusabane n'Imana, kugira ubusabane n'Imana. Ubusabane ni iki? Mu Cyongereza ni relationship, cyangwa se mu Gifaransa bakavuga relation. Winjiye neza mu busobanuro bw'iri jambo usanga ubusabane cyangwa se relationship cyangwa se relation ni ukugirana ubumwe, ni ugukorana, kugirana imikoranire ya hafi cyane n'umuntu cyangwa se n'abandi bantu, ku buryo muba muri inshuti za hafi, mukoranira hamwe kandi mu bwuzuzanye no mu bwumvikane bukomeye cyane buruta ubushuti busanzwe. Kubera ko abantu benshi batekereza ko Imana ari nk'umukire cyangwa se umutegetsi utuye iyo, akaba afite byose abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Abantu bahisemo nabo gutura mu isi mu buzima busanzwe, noneho bakajya gushaka uwo mutegetsi ushobora kubakemurira ibibazo, byaba ari byo mu nkiko, byaba ari byo mu buzima busanzwe bijyanye n'imibereho ya buri munsi, byaba ari by'uburwayi. Noneho bakajya kumushaka kubera ko bananiwe byaba ibyo badashobora gukemura, bakikora bati noneho reka twikore tujye ku Mana, tujye kuyisaba ubufasha, tujye kuyibwira ibibazo dufite. Ariko mu buzima busanzwe, mu mibereho ya buri munsi, batari bafite koko imibanire cyangwa se ubusabane buri ku rugero bwimbitse koko n'Imana, bigatuma bayishaka mu gihe basumbirijwe cyangwa se bari mu bibazo. Ariko sicyo ubusabane n'Imana bisobanura. ahubwo ubusabane n'Imana ni ukubana n'Imana mu buzima bwa buri munsi, mu mibereho yawe ya buri munsi, mu bibazo bya buri munsi, mu byishimo bya buri munsi. Imana akaba ari inshuti yawe, iri ku mutima wawe, nk'uko twabibonye kuri Mose wasabye Imana ikamubwira iti, icyo unsaba cyose ndakiguha, ati kubera yuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, kugira ngo tumenye kugirana ubusabane n'Imana, atari nka kwa kundi umuntu agirana ubushuti bwa hafi cyane na muganga,
akamubona nk'imana ye mu gihe ari ku gitanda, mu gihe muganga avuga ati ufite uburwayi bumeze gutya na gutya, ngiye gufasha muri ubu buryo, ngiye gukora operasiyo. Umubona nk'imana, umubona nk'umuntu ukesha ubuzima bwawe, ndetse ubuzima bwawe bwose wabushyize mu maboko ye. Ariko iyo umaze gukira, uhagurutse uvuye ku gitanda, ntiwongera kwibuka muganga, nta nimero yo ya telefone utahana, biba birangiriye aho. Uko niko abantu bahisemo kubana n'Imana, nta busabane bagirana nayo, bayishaka gusa kubera ko hariho ibibazo, bayishaka gusa kubera ko bagowe, bayishaka gusa kubera ko bafite ingorane zibugarije. Ariko iyo Imana ibagiriye neza, biba birangiriye aho ngaho. Ariko turavuga ku bijyanye uburyo wakubaka ubusabane buhoraho n'Imana, ukabana nayo mu gihe cyose, mu gihe urwaye, mu gihe uri muzima, mu gihe ukize, mu gihe ukennye, mu gihe ibintu bigenda neza no mu gihe bigenda nabi. Imana ikaba iri hafi yawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ijambo rya mbere ngo tuvugeho ryagufasha kubaka ubusabane bwawe n'Imana, ni ukumvira Imana mu mibereho yawe ya buri munsi. Yohana 12:15, Yesu yaravuze ati nimunkunda muzitondera ijambo ryanjye, nanjye nzasaba Data abahe undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ahangaha ni ukubana namwe ibihe byose. Uwo mufasha uzaturuka ku Mana, kubera ko twitondeye ijambo ry'Imana, tukarigenderamo, tugakora icyo ritubwira. Yesu yaravuze ati nzasaba Data abaho umufasha wo kubana namwe igihe cyose. Uwo mufasha azaturuka ku Mana kandi azabana natwe igihe cyose. Kandi mu yandi magambo, uwo mufasha azatuyobora, uwo mufasha azabana natwe mu mibereho yacu y'iminsi yose. Bivuga ngo uyu murongo uragaragaza neza ko Imana imiryango yayo ihora ikinguye kuri twe ku manywa na nijoro, kandi uwo muryango utwinjiza mu busabane nayo ukaba ari ukuyumvira. Ibyo bikazagaragarira mu kwemera kuyoborwa n'ijambo ryayo mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, mu byo tuvuga, mu byo dukora, igihe cyose tukemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Aha hakaba ari naho hari ikibazo gikomeye cyane, kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Kwitonderwa, Imana yahaye ba sogokuruza bacu muri Edeni ububasha bwo kuyobora ibyo yaremye byose. Ariko ububasha bwo kwiyobora ntabwo yabahaye, yarabusigaranye. Niyo yagombaga kubayobora, niyo yagombaga kuyobora ubuzima bwabo n'imibereho yabo. Nubwo Adamu na Eva bahawe kuyobora ibiremwa Imana imaze kurema, ariko Imana yasigaranye ububasha bwo kubayobora, nubwo nabo yari yabahaye ububasha bwo kuyobora abandi. Imana itugiriye neza. Ijambo rya kabiri ni ukuvuga ngo ni ukwimenyaho intege nke kandi ugaca bugufi imbere yayo n'imbere y'abantu. Nubwo dusabwa kumvira Imana no gukora ibyo Bibiliya idutegeka, ariko kubera ko turi abantu, inshuro nyinshi tujya twisanga twacumuye kubera ko turi abanyantege nkeya. Ariko umukristo ufite ubusabane n'Imana uzamubwirwa nuko yihana kuruta uko abwiriza cyangwa se aririmba. Hano twakwifashisha inkuru y'umukoresha w'ikoro wimenye ko ari umunyabyaha, ngo ntiyatinyutse gusenga areba mu ijuru. Ariko umufarisayo Bibiliya tubwira ngo we yikomanze mu gatuza, ngo aravuga ati uzi yuko ntanga icya 10 n'amaturo, uzi yuko nubahiriza amategeko yose y'Imana. Bibiliya tubwira ngo byatumye uwo mukoresha w'ikoro cyangwa se wo bitaga umunyabyaha muri icyo gihe ngo ataha atsindishirijwe. Ariko wa undi wita umukiranutsi, uko yubahiriza amategeko, uko akoresha uko ashoboye kugaragara neza cyane imbere y'abantu, bitubwira ko we yatashye adatsindishirijwe. Bisobanura ko nubwo twakiranuka, nubwo twakumvira Imana, nubwo twakora byose Imana ijambo ry'Imana ritubwira, ariko turi abantu, turi abanyantege nkeya.
igihe cyinshi tujya twisangaho intege nkeya mu byo twavuze, mu byo twakoze, uburyo twagaragaye imbere y'abandi bantu, uburyo tutakoze ibyo twagombaga gukora. Imana rero kugira ngo tugire ubusabane n'Imana nuko twimenyaho ko turi abanyantege nkeya kandi tugaca bugufi imbere igihe cyose imbere y'Imana kugira ngo itubabarire amakosa yose. Ijambo rya gatatu, kugira ubuhamya cyangwa se imibereho ishimwa n'abandi. Kugira ubuhamya cyangwa se kugira imibereho ishimwa n'abandi bantu. Biragoye gushimisha abantu, ariko nubwo abantu batakubwira ko uri umuntu utunganye, ariko mu mitima yabo baba bazi ko uri umuntu w'Imana kubera ko wirinda ibibi mu buzima bwawe. Aha twatanga urugero kandi kuri Daniyeli. Bibiliya itubwira ngo bamushatseho amakosa barayabura, bamutegera ku Mana ye. Niwitoza kugirana cyangwa se kugira imibereho ishimwa n'abandi, bizatuma ubusabane bwawe n'Imana bwiyongera ku manywa na nijoro. Daniyeli muramwibuka na bagenzi be igihe bari mu nyagi Babuloni, bashatse uburyo kubera ishyari bari babafitiye ko ari abanyamahanga, kandi bakaba bari baragiriwe icyizere n'umwami Babuloni akabagabira ubutegetsi, babagiriye ishyari, ariko ngo basanga nta hantu bazababona, ntaho bazabona ikosa mu byo bavuga n'ibyo bakoraga, mu mirimo yabo ntibaryaga ruswa, mu byo bavugaga ntibahutazaga abantu, ariko baravuga bati ahantu twabashakira tukababona, aho tutababura ni ku Mana, kuko bari bazi ko bakiranuka kandi bakunda Imana kandi bubaha abantu bose. Baravuga ati tubashakira ikosa ku Mana, tubashakira ibirego ku Mana. Bituma ngo basaba umwami gushyiraho itegeko ngo ryo kumuramya mu minsi 30, ntihagire indi mana yose abantu baramya kereka umwami wenyine gusa. Ayo makuru murayazi uko byagenze. Ibyo byatumye umwami yemera gusinya iryo tegeko, kandi ngo amategeko y'abami icyo gihe b'Abamedi n'Abaperesi yari amategeko akomeye atavuguruzwa, yari amategeko iyo ryabaga ryasinywe niko byagendaga. Murabizi ko byagenze, babashyize mu itanura ryaka umuriro kuko banze kuramya igishushanyo umwami Nebukadineza yari yashinze muri cya kibaya. Ariko Imana kuko babanaga n'Imana, bari bafitanye ubucuti bukomeye n'Imana, nibo bantu tubona bonyine biri tubwira bashyizwe mu muriro ukomeye cyane ngo w'itanura ryaka cyane, ntibagira icyo baba. Nuko ngo ni ku mwami ngo nibwo yabazaga ati twashyize abantu bangahe mu muriro, bati twashyizemo 3, ati siko mbona ari 4, ndetse aravuga ijambo rikomeye ati ndetse uwa 4 we arasa n'umwana w'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugire neza. Bari bafitanye ubusabane bukomeye n'Imana, bigatuma Imana ibana nabo ku manywa na nijoro, ikuzuza amasezerano yayo, kuko yavuze ngo nimwitondere ijambo ryanjye, nzasaba Data abohereza umuntu wo kubana nawe, wo kubana namwe ibihe byose. Iyo bivuze ibihe byose, ni ibihe waba uri mu itanura bisobanura ibibazo, ni waba uri mu byishimo bisobanura ko nabwo ugomba kuba uri kumwe n'Imana, ugendana n'Imana. Imana igufashe. Hari abantu bamara gusubizwa barasenza Imana, baba bageze mu bihe byiza, bakavuga ati iby'Imana kubishyira ku ruhande, bakajya mu byo kwinezeza, bakajya mu bidafite umumaro, bakibagirwa Imana. Ariko ba Daniyeli bari bafite ubusabane bukomeye, bituma mu bihe bari mu myanya myiza muri leta bayobora, babanaga n'Imana. Mu gihe bari no mu karengane babuzwa gusenga, bakomeje kubana n'Imana. Mu gihe bari no mu itanura hariya mu bigeragezo bikomeye, Imana yaraje ibana nabo kuko yari amasezerano. Ijambo rya nyuma ngira ngo tuvugeho ni ijambo noneho rireba ku ngaruka nziza zo kubana n'Imana. Ibyo nubigeraho bizatuma Imana ibana nawe, kubera ko uzaba ufite ubusabane nayo, kandi kuri urwo rwego uzaba ushobora gusenga usaba Imana icyo ukeneye, ikubwira iti
hariho n'ikindi nacyo udasabye kuko ufitanye ubusabane nayo. Ahangaha turibuka Salomo mwene Dawidi, umunsi ngo yari amaze kugera ku bwami bwa Isiraheli, yasabye Imana ngo yaramubwiye iti gira ikintu nsaba. Arayibwira ati ndagusaba ubwenge kugira ngo nzashobore gucira aba bantu bawe imanza z'ukuri zikiranuka. Imana iramubwira iti uranejeje cyane kubera ko utansabye kurama, utansabye gutsinda abanzi bawe, utansabye ubutunzi n'icyubahiro gihambaye. Imana iramubwira iti kubera ko unsabye ibyo n'ibyo utansabye ndabiguha, ndaguha ubutunzi, ndaguha kurama, ndaguha amahoro mu gihe cy'ubwami bwawe. Nta muntu uzaguhagurukira ngo akurwanye. Imana yahaye Salomo ubwenge muri icyo gihe. Ngira ngo abasomye iki gitabo murabizi ko Bibiliya avuga ngo nta wundi muntu muri icyo gihe wigeze agira ubwenge nk'ubwa Salomo mwene Dawidi, kuko yari afitanye ubusabane n'Imana, yari afitanye ubusabane kandi yashakaga gukiranuka no gukorera ibyiza ubwoko bwe bw'Abisirayeli. Imana rero idufashe bene data, Imana ibaha umugisha kugira ngo mwige kubaka ubusabane n'Imana, aho gushaka Imana kuko hariho ibibazo, aho gushaka Imana kubera ko hari intambara, aho gushaka Imana kubera yuko hariho ubukene, aho gushaka Imana kubera ko hariho school fees zabuze, aho gushaka Imana kubera nubwo byaba bidahari ibyo byose, ariko uvuga uti Imana ni Imana yanjye mu bihe byose. Nuwiga kubana n'Imana mu bihe byose, muri situation zose z'ubuzima, Imana izakunezererwa, izabana nawe, izakuyobora, izakurwanirira, izaguhesha icyubahiro, izagushyira hejuru, kubera yuko nawe weshyize hejuru kandi wehesheje icyubahiro mu bihe byose byo kubaho kwawe. Imana ibaho umugisha. Turarangije muri aka kanya, ntabwo muzi ko tudatinda, ni umwanya muto tuba twahisemo gukora ibiganiro cyangwa se ivugabutumwa ryihuse kugira ngo umuntu aho ariho hose, yaba ari mu kazi, yaba ari muri pause aruhutse, yaba se ari mu nzira agenda, yaba se ari ahantu runaka, kugira ngo tudatware umwanya munini cyane. Icyakora twavuze ko tuzakorana namwe nimwumva twakongeraho iminota ikaba 30 cyangwa se ikaba ingahe, nabyo muzabidusaba kugira ngo tumenye ko nabyo mubishaka, nuko muzabidusaba muri commentaire, muzabitubwira. Hanyuma n'ibindi byose mwabona cyangwa se mwakumva yatuma uyu mwanya wacu twihaye kugira ngo iyi community yacu ibashe gutera imbere, ibashe kumva ubutumwa bwiza, nabyo muzajya mubitubwira muri commentaire, muzajya mudukorera. Imana ibaho umugisha. Turarangije, ahasigaye reka dusenga Imana. Imana ibafashe muri gihe twitegura umunsi mukuru wa Pasika, umunsi uvuga ku rupfu ndetse n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Uzaba umunsi mwiza koko ukwiriye kandi ufite ubusobanuro, atari ibihe byo kurya no kunywa gusa, cyangwa kumva gusa ngo ni Pasika, abantu bakajya mu nsengero cyangwa mu misa gusa bikarangirira aho ngaho. Ariko dusobanukirwe n'impano ikomeye ariyo Yesu Kristo Imana yahatanze ku bwacu, kugira ngo urupfu rwe rutunge n'Imana, niko birivuga. Imana ibaho umugisha. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye muri uyu mwanya, dusengeye abantu bose bamaze kumvira ijambo n'abazaryumva mu bihe bitandukanye, kugira ngo bashoboze kubaka ubusabane nawe Data, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kugira ngo abantu bagushaka gusa kubera ko hariho ingorane, hariho ibibazo, bige no kugushaka no kubana nawe mu bihe by'ibyishimo, mu gihe bamerewe neza bashobore kugushima, ndetse bizatuma no mu gihe barwaye uzababa hafi, ntibazavunika basaba, ntibazavunika basenga, uzabayobora mu mibereho yabo ya buri munsi kandi uzabaneshereza.
urakoze kuko ugira neza. Dusengera abantu bose nk'uko tusanzwe tubikora muri iyi community yacu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abarwaye ubakize, abafite ibibazo wabera ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana igira neza kandi uzi umuntu wese, uzi ubukene bw'umuntu wese, uzi intambara z'umuntu wese, uzi ibibazo by'umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abazumva ubutumwa bari kwa muganga ku gitanda barwaye badafite n'ibyiringiro byo kuzabyuka, turabasengera ukuboko kw'Imana gukore ku buzima bwabo mu izina rya Yesu bakire. Abazumva ubutumwa Mana yacu bafite ibibazo mu miryango yabo, ibibazo mu nshako zabo, turabasengera kugira ngo Mwami ubatabare kandi ubakize mu izina rya Yesu. Imbaraga za Satani zishaka gusenya imiryango yabo, imbaraga za Satani zihindura abana babo ibirara, turabasengera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kugira ngo iyo myuka mibi ituma abana babirara ihunge mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ituma abantu basenya mu izina rya Yesu, ingo zigasenyuka, iyo myuka ihunge mu izina rya Yesu. Abatabyara turabasengera Mana yo mu ijuru, uzibure inda zibyara mu izina rya Yesu. Abagabo n'abadafite ubwo bushobozi bwo kubyara mu izina rya Yesu, wenda abaganga bababwiye ko bitazashoboka, ariko mu izina rya Yesu turabasengera kuko kwawe kubakoreho muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ubagire neza Mana, bagire urubyaro, bagushime kandi bazavuge kugira neza kwawe. Urakoze kubyumvishije, tubyambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha bene data. Hasigaye turarangije nk'uko tuhora tubigenza iminsi yose, turangiza tubasaba ya nkunga yo gukora subscribe kugira ngo mu gihe dushyize ibiganiro cyangwa se mu gihe dushyizeho ivugabutumwa mushobore kubimenya, hanyuma mukurikirane. Kandi ikindi natwe icyo bidufasha, bituma uyu mwanya twihaye cyangwa se iyi community twihaye ibasha gukura, bigatuma tugira ubushobozi bwo kuba twabaha serivisi nziza. Nk'ubu murabona ko turi gukoresha audio, ubundi twagombye gukoresha rwose video ndetse n'ibindi bikoresho byinshi. Ubushize nari nakoresheje video, ariko nakoresheje mwabonye ko bitagenze neza, ariko turizera yuko hamwe n'Imana, hamwe ibintu bizagenda neza. Imana izakora ibitangaza, Imana izadufasha, bizagenda neza mu gihe kiri imbere. Mudukorere rero, mudukorere share, mudukorere comment, mudukorere subscribe, kandi turizera ko Imana ikomeza kubana namwe ikabaha umugisha. Turabashimiye rero, Imana ibaha umugisha, naho ubutaha mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha.